ntabwo n'umupagasi wawe ibyo byo nabyibagirwe. Niba ushaka kongera kumbona muri ya shusho wambonagamo kera, amaga akanyica, icyuya kikandenga, izuba rikanshiriraho, imyate, nta mukozi ntaki, ibyo byararangiye. Ubyibagirwe niba ariyo imaje wambonagamo. Igihe nari maze gutyo wowe wari umeze gute pepe? Ntabwo wirirwaga ugenda imisozi warayimaze, ugenda mu gitondo ukagarukira igihe ushakiye, ugenda kuva ryari kugera ryari, kuva ku cyumweru kugera kuwa mbere, ikindi cyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ukaza, nkakwinginga nkakubwira nti jya uguma ahangaha byibura. Niba ari njye uba udashaka kubona mu maso, ujye ufata umunsi wirirwa ahangaha, abana bakubone, njyewe umbwire ngende nirirwa yo, ariko byibura abana bakubone. Kuko naje gusanga ari iki kibazo, ubwo wumva nta soni ufite. Hari ahantu ujya ujya ngo tujyane, hari ubwo bagutumiramo umbwire ngo tujyane. Iyo ugiye kwa bene wanyu urambwira ngo tujyane, uba ushaka ko mbigenza gute? Urashaka kubaho ubuzima bwawe, ngewe nkabaho ubuzima bwo gupfa? Nta soni ufite. Kuki ushaka kunyica, ukanyica, ukanyicira ku rwara, ukanyica mu mutwe, ukanyica mu mutima? Nta soni uba ufite, nta soni uba ufite. Gahunda z'urugo, nushaka kujya utaha mu gitondo, nushaka kujya utaha saa moya cyangwa saa mbiri, ibyo birakureba. Utaha kuko warangije gahunda zawe. Please. Ufata umwanya wiherere maze usenge. Kabano rero ngo inkuru iteye itya, ni inkuru iri interese. Jesus. Ahangaha kantangire inkuru muri ubu buryo kugira ngo twumve inkuru neza cyane. Reka nyitangire kuri iyi audio. Uyu mudamu aragira ati, umva rero mubwira twumvikane wa mupapa, se bityo. Uyu ni umugabo we. Igihe nirirwaga urambwira ngo gahunda z'urugo, ngewe ntabwo kubashinzwe urugo ngomba kurwikorera ku mutwe. Aho ngiye hose nkarugendana, aho nicaye hose nkaba nicarane narwo. N'igihe nirirwaga mu rugo nkahirirwa kuva mu gitondo kugera nimugoroba, umwaka ugashira undi ukaza, ntabwo wigeraga unyurwa, sibyo? Ntabwo n'umupagasi wawe ibyo byo nabyibagirwe. Niba ushaka kongera kumbona muri ya shusho wambonagamo kera, amaga akanyica, icyuya kikandenga, izuba rikanshiriraho, imyate, nta mukozi ntaki, ibyo byararangiye. Ubyibagirwe niba ariyo imaje wambonagamo. Igihe nari maze gutyo wowe wari umeze gute pepe? Ntabwo wirirwaga ugenda imisozi warayimaze, ugenda mu gitondo ukagarukira igihe ushakiye, ugenda kuva ryari kugera ryari, kuva ku cyumweru kugera kuwa mbere, ikindi cyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ukaza, nkakwinginga nkakubwira nti jya uguma ahangaha byibura. Niba ari njye uba udashaka kubona mu maso, ujye ufata umunsi wirirwa ahangaha, abana bakubone, njyewe umbwire ngende nirirwa yo, ariko byibura abana bakubone. Kuko naje gusanga ari iki kibazo, ubwo wumva nta soni ufite. Hari ahantu ujya ngo tujyane, hari ubwo bagutumiramo umbwire ngo tujyane. Iyo ugiye kwa bene wanyu urambwira ngo tujyane, uba ushaka ko mbigenza gute? Urashaka kubaho ubuzima bwawe, ngewe nkabaho ubuzima bwo gupfa? Nta soni ufite. Kuki ushaka kunyica, ukanyica, ukanyicira ku rwara, ukanyica mu mutwe, ukanyica mu mutima? Nta soni uba ufite, nta soni uba ufite. Gahunda z'urugo, nushaka kujya utaha mu gitondo, nushaka kujya utaha saa moya cyangwa saa mbiri, ibyo birakureba. Utaha kuko warangije gahunda zawe. Please. Warambwiye ngo uzajya ugenda, imodoka ni iyawe, amaguru ni ayawe. Nanjye ndagira ngo umenyeshe ngo amaguru ni ayanjye na moto nishyura ni iyanjye. Ndakwiyamye ujye umpa amahoro. Urumva? Inshingano z'urugo wari waza ugasanga wari wabura umwenda wo kwambara wowe? Wari wabura umwenda wo kwambara? Wari wabura urukweto ruhanaguye? Wari wabibura? Ntabwo uzi ugasanga imyenda ipanze, ni wowe uba wayizinze. Wari waza ugasasa uburiri, wari waza ugakoropa icyumba, wari waza ukabura ibyo kurya. Inshingano z'urugo ushaka ko nkora n'izi, urashaka ko nongera nkaba umupagasi, nkaba umuretwa wawe, nkaba umuyaya, nibyo bikunezeza? Ibyo byo nabyibagirwe, kuko wumve ngo nituba tudafite n'umukozi uzajya wicara nawe ubikore. Igihe cyo kunkoroniza no kunyica cyararangiye. Ubyumve, iyi audio uyiha abantu bose ku isi yose, ushaka kuyijyana kuri RIB. Ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere no kujya umenyera bene ako kageni. Nta soni ufite, nta soni ufite. Urashaka kunyica gute? Igihe wahereye unyica mpagaze, ukanyica physically, ukanyica mu mutwe, ukanyica ahantu hose, wumva amaherezo yawe ari ayahe? Nta soni. None uyu munsi, buri munsi ndarwara, ayo narwaye amafaranga yo kujya kwa muganga ntaboneka. Uba ushaka ko mbigenza gute? Nta soni. Ndakwiyamye, wongere mu ndakwiyamye, ntukanzamurire isuku.
ndahari ntukansamurira abazimu ubu ngubu noneho ngo warning uzongera kunkoraho bimwe byawe umfata ku ngufu buri munsi imyaka 10 ngahe Chris nzahita nkujyana muri ribu nta kuzuyaza nta kuvuga ngo hirya no hino ntaki ubyumve unabimenye sibyo iki si ikimenyetso cya mbere ntiwamvunye umugongo ntabwo wanyandikiye seanse 8 none nazo no kujyayo ni ikibazo urashaka ko ari ngiye cyo kwivuza icyo ushaka niki amafaranga yo guhaba wampaye ntabwo ari we twajyanye ku isoko andi ntabwo ari we wayamaye afate ngo he list ahangaho ibintu tumaze gukoresha uriya amafaranga kunangana ubusakuza uri mu biki nta soni ufite please mbabarira ureke tubane uko tubanye nujya utaha kare nutahutinze umayindege business zawe ureke nanjye nkora isange uranyumva neza ntabwo ndi umuretwa wawe sindi umupagasi wawe simbizi ariko sinzi ukuntu mfata n'ukuntu mbona agasuzugura sinzi uko nakita sinzi uko ikikagutera nta soni ufite ngo gahunda zanjye mba ndimo zubu zari izihe kuki wumva ko ugomba kubaho njye simbeho kuki wumva ko byo byararangiye Chris narakubaniye nakubereye umugore mwiza Chris narakubashye nakoze ibishoboka byose kugira ngo tubeho neza kubaho neza si ukujya kuzana amafaranga Chris si ukujya gukora kubaho neza si uko dufite ibiryo mu nzu nabaye umugore w'umukozi nabaye mu buzima bubi narihanganye narakwihanganiye none ndakwiyamye Chris ndakwiyamye niba ufite ubwenge ushyire hasi niba wumva nkunaniye uzajye ku murenge usabe gatanya uranyumva hato nawe utazanyanyica nk'uko abantu basigaye bica abandi ndakwiyamye ndakwiyamye ubyumva unabimenye wa mugabo we ndakwiyamye niba wumva nkunaniye ntashoboye kuba umugore inzego z'umutekano zirahari amategeko arahari uzagenda ukurikiza amategeko ureke kumpagata no kongera kuntera stress kuko ibyo ntabwo nziyahura kubera wowe depression wanteye ugatema ushaka buri munsi mbona numva ashaka kwihora ntibizongera kubaho ibyo byarahise so please niba ushaka gutaha niba utabishaka urorere ibyo kuvuga mu nshingano z'urugo ntukankangisha urugo ntabwo warukunze kundusha nubwo urukunda kundusha uranyumva neza aba bana ntuzi uko barya ntuzi uko bambara ntuzi uko baryama ujye ucece gufunga umunwa urumva ntukankangisha urugo ibikangisho byose ni urugo noneho ntabwo nshoboye sibyo ntabwo nshoboye noneho uzafata indi solution ureke kwirirwa untera stress no kunzanira isukari nta soni mbabara nshakira amafaranga yo kujya kwivuza izi seanse 8 nzirangiye zimeze neza making sure ko nakize umugongo uranyumva neza bitari ibyo ngibyo tuzaserera ntukajya uzanaho ibyo bintu by'ubupagani bwawe n'umutima mubi wakurenze umutima umeze nk'uw'inzoka Zufata umwanya wiherere maze usenge na Shadibu Ari game over over birarenze ibintu ni atasa batebe inkuru gusubirayo nabaga nyine ni cyagiye le 14 executive azana abamudugudu yego ambwira ko ngomba kwishyura yego ariko ndamuhakanira komeza nyuma rero nakomeje gusaba raporo inzego z'umudugudu ya raporo badukoreye tariki 4 z'ukwa kane umudugudu umbwira ko ikibazo cyacu kitakiri mu maboko yabo ko ahubwo kiri mu maboko y'akagari nimudatapinga na mukupa gende tapie mwamasemo mutapinga cyangwa mutumura gende muramutapinga cyangwa mubwire yigende nakomeje gusaba raporo rero mfite ndi gusaba madame raporo executive akaba appointment agiye atandukanye nagiye nubahiriza maze kubona ko rero buri munsi appointment atazubahiriza ndavuga ni sinangomba guhamagara umuntu musaba buri gihe reka ntere intambwe ngiye kuri bureau service n'abandi baturage bose narazamutse tariki 5 z'ukwa gatanu 2025
saa 2:50 iwanjye kuko twe duturanye n'akagari tugaturana n'umurenge. Yego. Ndavuga ni saa 3 mu gatondo barafungura biho nicaye ku ntebe ya mbere banyakiriye. Muratapinga cyangwa muhagarike? Sanga uwitwa Sedo ni uri muri biho. Sedo mubwira ko ashaka madame Gitifu, ambwira ko Gitifu yagiye ku murenge ariho hari ibintu yagiye gukorerayo, ko niba hari service mukeneye yihutirwa namusanga ku murenge kuko ejo le 6 afite kujya muri konje. So niba hari icyo nkeneye cyihutirwa nimusange ku kagari aramfasha. Nako plutôt ku murenge nagiye ku murenge. Nahise njya ku murenge, ngeze ku murenge ndamuhamagara shaka kumubwira ko ndiyo, ntiyanyitaba. Ndavuga ni buriya ashobora kuba ari nko mu nama, mwandikira message. Iyo message n'ubu ndayifite. Ndamubwira nti madame nageze ku kagari, bambwira ko muri ku murenge. Ubu narinje ku murenge kuri ya gahunda ya raporo maze iminsi mbasaba, murakoze. Iyo message ndayifite. Madame nsubiza ndavuga nti nicare kuri zino ntebe zo gutegerezaho uko biri kose nasohoka ndamubona. Yaje gusohoka mu mayisaha ahasohokeye, ariko yarari imbere yanjye gato harimo distance. Ndavuga nti sindi bujye kwa approaching umuntu ntabanje kumuhamagara, nigira inama yo kumuhamagara burya turi ngende kumureba. Yigeze yitaba calls zanjye, hanyuma mbona agiye afashe umuhanda usubira ku kagari kuri biho yiwe. Mbonye ko muri direction yo ku kagari, ndavuga nti sindi bwa approaching umuntu mukuru kandi w'umuyobozi mu muhanda mubwiramo icyo mushakira. Niba asubiye kuri biho nanjye mugende inyuma musange kuri biho bimubwire. Niko byagenze. Ndagenda ndicara, igihe cyanjye cyo kugerwaho ndinjira musanga muri biho, naho nari gusaba ya raporo. Ngo usohotse gatoya hari utuntu ngiye kwikosoraho ndaje nyiguye. Nategereje kuguma saa 5 iyo raporo birinda bigira nka saa 8 raporo itaraza. Ndavuga ariko simfite kwivumbura kuko nkeneye raporo. Birinda nka saa 8 n'igice arasohoka, atungurwa no kubona hicaye kuri iyo ntebe abaturage bose bashize ku kagari. Nari masigaye n'umunyerondo. Arambwira ngo gumerera cyane, ndavuga nti yego nkeneye raporo kuko nari ndi kwansista kuko bari bambwiye ko le 6 afite congé. Ndavuga ni congé igihe azayimarira akagaruka ni kera ngomba kwicara na raporo. Mu magambo makeya yarambwiye ati yewe ati se ugira ngo hari yo mfite ntayo mfite, ati ariko mfite ibyo umugabo wawe yambwiye. Ati rero nawe ahangaha ngo umbwire version yawe. Ndeba isaha igihe naviri mu rugo, umwanya mwicaye ku kagari ntegereje ukuntu yambwiye ko raporo ayifite ari cyo agiye kuyikosoraho. Noneho arashaka kunsubiza irudubi gutangira histoire yo kuva tubana n'umugabo kugeza uyu munsi turiho. Ndambwira nti se madame ko nzi ko raporo ituruka ku rwego rw'umudugudu mwebwe mukayaprovinga, ese umudugudu ntabwo wigeze ubaha raporo badukoreye ku kibazo cy'amakimbirane mfitanye n'umugabo wanjye? Ngo yango ntabwo ari iriya. Ambwira nyine ibintu byinshi ko iriya raporo y'umudugudu yakoze we donc ni nka atayemera ko ahubwo agomba gukora iye ku giti cye. Ngo kandi kwihuta ngo arashaka gutaha nyine yari gahunda yari afite mu masaha y'umugoroba kandi ubwo turi saa 8. Ndambwira rero madame reka neza ukuri ntabwo nexpectingaga ko ibingibi ndibuze gutanga version yanjye kuko umugabo wanjye yakubwiye. Ntacyo nge navuga umugabo wanjye adahari hato ntavaho mugerekera. Ndambwira nzi ko raporo ikorwa ba nyir'ubwite babiri bahari. Iyo abantu babiri bafitanye amakimbirane raporo ikorwa ba nyir'ubwite bahari, wowe ukandika ibyo turi kuvuga. Nahise ngira umujinya muri njyewe, numva ndababaye cyane. Ndagenda ndataha, ndamusezera ndataha. Umuhakanyira ko ntashobora kujya gusubiramo amagambo ngo nisobanura ku birego umugabo wanjye yamuhaye. None madame yakuzaniye ibirego hangaha ni muri RIB ko mbona ibi bintu yakubwiye ari ibirego gusa ngo nyine ngo niyo bamushaka ko nawe utanga version yawe ngo kugira ngo nawe nandike version yawe. Ndamubwira nti no ntabwo biri buze gukunda. Nuko mu magambo makeya
ndataha ibyo ndataha mfite record mbibwira mutwara sibo ibyambayeho even na mudugudu record ndayifite mubwira ibyisanganya nahuye naryo kwa gitifu. Ubwo nyine njye nisetsa mu mutwe ko raporo nzayihabwa avuye muri konje, sinabigira big deal. Chose grave rero, chose grave, urumva dutahiye rimwe na executive ari gufunga bureau, nanjye ndi gusohoka turatashye. Urumva ko atashye ndi kumureba. Ya tariki eshantile raporo gitifu yahaye raporo umugabo wanjye kuri ya tariki njye wanyumiyeho. Rero raporo imvuga amagambo mabi, amagambo donc igize ibyaha kandi ibyaha bikomeye, nta bidahuye na realite, bidahuye n'ukuri. Wa munsi wiriwe ku kagari ucuragira akayikwima. Yayihaye ntuza, yayihaye umugabo wawe. Yes, kandi umugabo wanjye sinigeze mubona ku kagari, ntiyigeze ahakandagira. Byibura ngo twarahahuriye, we bayimuhaye nge bayinyimye. Yes, sinzi uburyo rero umugabo wanjye yabonyemo iyo raporo. Ngiye kubivuga naba ndi kubeshya, ari gusa afite raporo ya le 5 mai de day, njyewe nimiweho raporo. Ahabwa raporo rero sinamenye ko yahawe raporo. Ahubwo natunguwe namenye iby'iyo raporo igihe tariki 11 z'ukwa gatanu umugabo wanjye yankubise ahagana saa 2 z'ijoro. Yarankubitiye nacyo ndagifite mu chat. Kwari dufite umwana ufite ikibazo cya allergie, yaramaranye nk'ukwezi kose, noneho allergie idakira kandi tumusiga amatibe yose ashoboka. Ndavuga nti turi kuvura umwana magendu, tukatujyana umwana ku dermatologue ubishinzwe amuha umuti umwana akiri, kuko byari bimaze gufata indi ntera. Ndanabifite mu mafoto ibyo bintu. Umugabo saa 3 kuri 11 z'ukwa gatanu hari ku cyumweru mu masaha ya saa 3 ndamubwira nti ndashaka ko nk'imodoka nkajyana umwana ku ba dermatologue bari Kacyiru, nabonye hari clinique y'aba specialist sinibuka uko yitwa, tujyana umwana bamuvure. Umugabo wanjye muri chat icyo gihe ngewe maze gusubirana n'umugabo wanjye, ubuyobozi cyagiye mvuze ko nasubiyeyo, natangiye kujya nandikirana nawe icyo ashaka cyose nkakimubwira muri chat, cyangwa twanavugana nka recordinga cyangwa nkamuhereza voice, kugira ngo nirinde umuntu ko yazambeshyira ibyo ntavuze, cyangwa nanjye nshaka ibimenyetso bizandengera mu gihe runaka. Mu magambo makeya nandikira umugabo ndi mu cyumba cyanjye nawe ari mu cyenda, nandi mu imodoka ntwara umwana kwa muganga. Arambwira ati ni byiza ko wagize iyo idea yo gutwara umwana ku dermatologue, ariko nanjye iyo idea nari nyifite, ndaza kumutwarayo. Ndavuga nti it's okay, niba nawe wagize idea yo gutwara umwana, ubwo twahuje nyine uramutwara, nta mpamvu yo kubirwanira cyangwa kubipfa. Saa 8 z'amanywa zigeze, abana bamaze kurya bagiye kuryama ku manywa, kuko ejo lundi byari ishuri, Christophe ambwira ko tugomba kwambika abana abajyanye. Kubera mutari gutapinga. Mutapinga screen. Ndebere. Ikiraivu nkivanyo ari abantu, none dore mugarutse mwero. Ariko ngiye ngenda kuko urumva ntiyigeze ambwira aho ajyanye abana, ariko ngiye expecting ko ajyanye umwana kumuvuza. Aho umwana atahiye saa 2 z'ijoro, mbona akeneye koga, njya kumwoza. Mu gihe ndi kumwambura imyenda, umwana yari yashize, none allergie yabaye ibisebe. Arambwira ati mama ndi kubabara. Ndamubwira nti se chérie, papa ntabwo yakujyanye kwa muganga? Ngo hoya, ngo tuvuye kwa bakanaka. Mu by'ukuri nk'umubyeyi amarangamutima yanjye yarazamutse. Ndavuga nti uyu mugabo namusabye kujya kuvuza umwana, ambwira ko ari bumujyanye. Iyo kugira ngo ajyane umwana kumuvuza, amujyanye muri gahunda zitanareba n'umwana, gahunda z'abantu bakuru z'amakwe, bari gupanga amakwe. Mbona ni ibintu bidakwiriye umubyeyi. Nahise mfata akaboko umwana, twari turi mu cyumba cyanjye, duhagarara muri corridor ireba mu cyumba cy'umugabo wanjye, ndakomanga. Ndamubwira ni Christophe, ndagusabye byuka, kuko yari amaze kuryama.
byuka tujyana umwana kwa muganga, umwana ntabwo ari bugurira, ari muri condition ari kwishimagura, ejo ni ishuri, afite gusinzira, ntari gusinzira n'ibi bisebe. Mfite n'iyo audio Christophe arambwira ati Gloria ngenza abajyana umwana kwa muganga nkuko nabikubwira, ntabwo biri buze gukunda this time, kuko nabonaga ububari umwana afite nanjye bikanijya mu mutima. Iyo hari noneho mbonye ko ari turi guharira mu magambo, mpita mwoherereza voice ndi mu cyumba cyanjye, ndamubwira iyo voice ndayifite nayibasharinga, bakamuha iyo kalma kamusa, tukazamujyana ku dermatologue undi munsi, ariko yabonye igituma akira neje akaziga neza. Mu magambo makeya mwohereza iyo voice, ntiyama feedback. None ngira njya gukomanga ku rugi rwe, ndamubwira nti nta muntu uri buryame muri iyi nzu umwana atabonye ubuvuzi. Uko rero ibyo narwaniraga hari inyungu z'umwana, Christophe yarabinkubitiye, yahise asohoka amfata mu ijosi. Sinzi niba ibi bintu nabishyira hanze, ariko ntabwo igihe kiragera, nta nubwo ari na ngombwa. Yahise amfata mu ijosi, aratangira arankubita, duhagaze muri iyo koridoro yo mu byumba, arankubita kuri presence y'umwana, uwo mubebe mfite nyine mutoya, mufasha akaboko amunkuraho, aramunkubita, abana barumirwa, arankubita. Le 11 Mai ku dimanche mu masaha ya nimugoroba hagwa imvura nyinshi cyane i Kigali, nyinshi yanga no guhita. Muri iyo mvura rero arakubita, aranaprofita, ijwi ntiryasohokaga. Mbwira umukozi ndataka, none irukanka ujye kwa Mutwara Sibo, ugenda ukomanga umubwira aza ntabara. Umukozi afungura inzu arirukanka, akomanga kwa Mutwara Sibo, kubera imvura nyinshi ntibyakunda. Ndamubwira ntifungura telefone, tapping, ndi guhamagara abafasha abana, abambitse amakoti muri iyo mvura n'amapijama, aradufungirana, akubita umukozi, arangiguru, yari amaze iminota nka 40 ari kunkubita. Arangije aradufungirana njyewe n'umukozi, atwara abana. Haba intambara rero mu muryango, nkabwira umukozi ntimfasha uyu mugabo ntantwarira abana muri iri joro, muri iyi mvura sinzi aho abatwaye. Turwana nawe aratunesha. Muri uko kurwana turwanira ku rugi, niko kudukingirana njyewe n'umukozi, abana arabakurura, bo baguma kuri side yo hanze, twe tuguma mu nzu, aradufungirana inzu yose, atwara imfunguzo. Noneho mbona occasion noneho yo gutabaza neza nitonze. Police imbaza hagati aho nari nayihamagaye, bambwira ko bagiye kuvugana na polisi ya Nyamirambo. Donc bakoze ibyo bagomba gukora, barankoreye. Polisi ya Nyamirambo nayo ihamagara ku murenge, hari urwego rwa polisi ruhaba, polisi yo ku murenge, kuko niyo twari twegeranye byihuse, iraza barampa, bakajya bampamagara ati Gloria bimeze gute, nkandi ndafungiranye. Baraje basanga ndafungiranye. Mutwara Sibo aho afatiye telefone, arazamuka mu rugo asanga turafungiranye n'umukozi. Mutekano araza asanga turafungiranye. Donc inzego zose zari zibizi ko twafungiranywe mu masaha agera muri 2, kandi Christophe yagiye atwaye n'abana. Icyabayeho rero, njyewe nabwiye babana bo ku murenge, navuga ni mumfashe mu icurugi, mu menu urugi, bibe preve yuko twafungiranwe, twafunguriwe nawe. Barambwira bati there is no need yo kumena urugi, reka twebwe ahubwo tumuhamagare, tumubaze niba afite mabuso iwe mu rugo, kwa musana atubwira ko ayifite, atubwira impamvu yagufungiranye, tunamusabe ko ava aho ari akaza akabafungurira. Niko byagenze. Amaze kubona ko akoze dega, yahise ajya ku murenge, abariho ajya guparika imodoka, atelefona abantu ko njyewe n'umukozi twamukubise. Akaba twamukubise tukikingirana, ahubwo yahunze ari gutabaza bamufashe. Bigaruka nka cyagihe yankubise, akatabaza ngo nanone ngo namuteye. Ni umuntu nkubita akaba ari urira. Mu magambo makeya, bamusabye ko agaruka akaza akadukingurira. Yaraje aradukingurira. Kudukingurira niko kumiramo inkweto n'ikoti, badutwara kuri RIB ya Rwezamenyo. Muri iryo joro bana saa 4 z'ijoro turagenda dukora statement. Ariko hagati aho kesi yanjye y'ukubuzwa ku nkeke yari iri muri system, natanze ikirego cyo guzwa ku nkeke n'umugabo. Ariko bakaba kuko nta bimenyetso bifatika nari ifite, bambwira ko bagiye kuyikorera investigation. Mu gihe bakiri muri investigation nta kintu barayikoraho, nibwo nakubitiwemo. Tugeze ku
kweza amenyo nsanga umugenzacyaha wanjye ufite iyo dosiye ntiyakoze muri iryo joro, hari undi wakoze kuri shift ya nijoro. Agikubitamwo amazina yanjye ahita abona ko n'ubundi harimo case yo guhozwa ku nkeke n'umugabo. Nta kindi yambwiye, arambwira ati rero kuko n'ubundi hari case wari warahaye umugenzacyaha, reka uzaze mu gitondo azakora aba ari we uha statement yawe, ariko wowe taha, umugabo wawe arasigara ahangaha. Yego. Uzagaruka saa 3 uhure n'umugenzacyaha wawe ukore statement agufasha. Ejo saa 3 naraje na requisition ya kujya Kacyiru. Umugabo yarafunzwe. Yaraye muri RIB bukeye saa 12 kwa kundi ndi kubyuka ngo ntegura abana bajye ku ishuri, mbona aratashye. Akona yes, ntujye kumva numva umuntu arakomanze, ndebye mbona n'umugabo aratashye. Ngo mukanda uyu muntu arekuwe gute? Ese arekuwe ku mbabazi? Njyewe nzi ko kugira ngo umuntu arekurwe muri RIB bigira procedure bicamo. Izo procedure njyewe nari nzi, mbona si zose ho binyuze. Hanyuma mbaza umugenzacyaha nti kubera iki uyu muntu atake, ngo no, ngo turaza kumukorera investigation. Mwashizemo amaroza mwabantu, mwashizemo turoza. Ngo reka tubanze tuguye requisition yo kwipimisha, tubone confirmation y'ibintu byose, dan tumukurikirana. Ndabaganitse okay, bama requisition ngajya Kacyiru le 12 mai. Njya Kacyiru barampima, ibisubizo biratusohoka nyuma y'iminsi 3, bigaragaza ko nakubiswe. Ongera ijwi. Izo documents zirahari mu magambo makeya kuva uwo munsi, ariko uwo munsi barakuba gatatu kongera gukurikiranwa ukundi. Ibyo wenda sindi bubijyemo cyane, naba ngiye kwinjira mu nzego zibifitiye ububasha, hari ntaza kuvuga bikamviramo n'ikibazo, ariko bifite realite yabyo, bifite ukuri kwabyo cyuko umugabo yankubise akangingirana, ntahanwe ntakurikiranwe nk'uko abandi banyarwanda bose bakora icyo cyaha bakurikiranwa. Dosiye nayikurikiye amezi 4 nyiruka inyuma mpora kuri RIB mpamagara, bambwira ibi, noneho babona ko ahari nta yindi shusho bafite. Sinahanga sindi byo kugarira byinshi, bohereza dosiye muri parquet. Ibintu byabaye le 11 mai, bohereje dosiye muri parquet le 30 mu mpera z'ukwezi kwa niba ari kwa 8 gutyo. Cyangwa mu kwa 9. Mu magambo makeya, kohereza dosiye muri parquet sinigeze mbimenyeshwa nk'umuntu akurikiranaga dosiye yiwe aho igeze buri munsi. Mu bundi buryo hari indi service ngiye kubasaba, noneho mboneyeho kubaza, bambwira ko bayohereje, bama nimero de dossier muri parquet. Njya muri parquet nsanga parquet nayo yohereje mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo kugeza uyu munsi inyubiri. Mu magambo makeya. So Glory, tugaruke gatoya rero, tugaruke ku kibazo, tugaruke kuri mama wawe. Yes. Hari igihamya kigaragara cyangwa ibimenyetso bigaragara ko yaryamanaga n'umukwe we? Njyewe mu nkuru zose, mu magambo yose yasohotse mu kanwa, ntabwo nigeze mvuga ngo mama wanjye asambana n'umugabo wanjye. Icyo navuze nuko nahukanye nka viwanjye, mama wanjye akaza kuba iwanjye. Ushobora kumbaza ati ufite preuve yuko mama wawe yabaga iwawe? Iyo preuve ndayifite. Reka nkoreshe iri jambo, hari umubano wihariye mama wawe yarafitanye n'umugabo wawe? Uwo mubano nta n'uyu munota turi kuvugana, reka niba byahindutse kubera iyi saga yabaye, ariko mbere kugeza ejo bundi hashize umubano wari ugihari. Yego, umubano wari ugihari. Yes. Ubu ngubu rero bihagaze bite? Umugabo wawe ari hehe? Ubu tuvugana urabona ko ejo umugabo yasohoye mu nzu uko mwabibonye. Umugabo wanjye biritwa ko ari iwanjye, yego. Mama wanjye bikitwa ko ari iwe, nanjye nyine nkabaho ndi kano kanya kuko ntabwo ndi kubarizwa mu rugo rwanjye. Ntabwo uri mu rugo rwawe? Abana bari he? Abana nk'uko urukiko rwabyanzuye, hagati aho ngaho nuko wenda natambikiriyemo gatoya, ya raporo umugabo bamuhaye niyo yagiye gusabisha gatanya, ya raporo yo ku kagari.
kuko yari irimo ibintu byo kumufavoriza niyo yagiye gusabisha baduhaye kuburana gatanya mu kwa gatandatu 2027. Umugabo abonye ko nibwo muzaburana gatanya. Umugabo abonye ko yego, umugabo abonye ko iyo gatanya izatinda icyo gihe cyose kandi ndi kumubangamira mu nzu. Gucika niko kumugira inama ko muri ko miteganyo ibanziriza ya burundu igiye muri 2024 kugira ngo mbe muviriye mu rugo y'agateganyo ni kuri urukiko rwabyanzuye. Ukuntu rero byagenze gatanya twarayiburanye, yatanze ikirego nakibasharinga icyo kirego kirimo guturugo, kirimo icyaha cy'ubusambanyi, kirimo guteza umutekano muke mu rugo, kirimo ibyaha byinshi cyane. Akaba ashingira kuri izo mpamvu asaba ko baba badutandukanyije by'agateganyo mbere yuko yagatanye ya burundu iba, hanyuma agasaba ko yahabwa n'uburenganzira bwo kurera abana kuko njye ntafite kapasite yo kurera abana. Nuko ikirego cyari nk'umuntu warezwe rero naritabye nk'abandi bose, ndidefanda nk'abandi bose. Imyanzuro yo mu rubanza rw'urukiko rwa mbere ivuga ko Gloria agomba gusohoka mu rugo akajya ahabwa 170 n'umugabo we, 70 yo gukodesha inzu na 100 ryo kumutunga. Uyu mugabo akazabikora kugeza igihe gatanye ya burundu izaba proclamé. Ntibongeraho detaye y'abana ko bafitanye abana tubahaye kanaka, ntibongeraho ngo umutungo mufitanye muzawucunga mu buryo bunubu. Ibyo byose mu myanzuro niko uwo mwanzuro waje uvuga gusa ko ngomba gusohoka, nkasohoka bitarenze tariki 15 z'ukwa 10, hanyuma tuhategereza gatanya ya burundu. Nahise njya kuburana kujurira mu rukiko rwisumbuye ngaragaza ko imyanzuro ntayishimiye, noneho nkomeza nshimangira ko nifuza ko abana banjye tubana, kubera ko abana banjye sifuza ko barerwa na nyirakuru na se. Ngaragaza impamvu ntabyifuza, ngaragaza ko umuntu udafite indangagaciro na kirazira nyarwanda atakagombye kurerera urubyiruko n'u Rwanda rw'ejo, amaboko y'ejo hazaza aribo bana banjye. Nkagaragaza ko nta education umugabo wanjye afite cyangwa mama wanjye afite zo kurera abo bana, kuko nabo ubwabo navuga ko nta burere bwabo bafite kubera ibyo bakora. Ibyo bakora nibyo navuga mu rukiko. Mu rukiko rwisumbuye rero naho nihuse, imyanzuro yaje ivuga ko ubujurire bwanjye nta shingiro bufite, ko ahubwo kuko urukiko rwa mbere rutigeze rugaragaza aho abana bazaherera, bana bahise babahase, ya gahunda yo guhabwa 170 igakomeza nkasohoka. Ndababara, urabyumva, ndababara. Mbaza umwavoka ambwira ko tugomba kujya mu rukiko rwitwa ngo akarengane. Sinzi ukuntu niba ari wo sinzi ukuntu byitwa, mumbabarire ntaza kurivuga nabi. Ari naho na apply till now nitegereje ko bampa itariki, niba koko babonye ko narenganye bakaba basubirishamo urubanza rwanjye mu mizi, komsanga habwa nkarenganurwa. Maze kubona ko ibyo byo mu karengane bishobora gutinda, natangiye kwirukanka, nagiye ku muvunyi bambwira ko mu gihe cyose urubanza rukiri mu rukiko bo nta bubasha bafite bwo gufata decision cyangwa kugira icyo bakora kuri iyo dosiye, kuko baba basipoza ko nshobora guhabwa ubutabera. Ati mu gihe cyose rero butanyuzwa na bwa butabera na expectation warutegereje, niho tugana tukakugira muri dosiye tukakurebera aho warenganye, tukaba twaguha ubufasha ukeneye.
ibyo narabyumvisha. Ni ukuri kw'Imana, mumbabarire kubivuga, ntabwo ari ukuvuga nabi. Nagiye no kwa perezida wa repubulika, ibaza aho natinyutse nkafata moto nkajyayo, nuko nari mbabaye. Baranyakiriye neza, bukabyara baranyakira. Bukeye bwaho biga kuri kesi yanjye, barambwira ati rero Gloria, kesi yawe ni kesi yo mu manza. Imanza rero bambwira ko umucamanza ari afite nyine ububasha bwo kuvuga ikintu kikabihamya. Ati rero twakagufashije, ariko niba waraburanye ahambere urubanza rukagutsinda, aha kabiri rukagutsinda, twebwe nta kindi kintu twagufasha. Yego, kuko ntabwo even nyakubahwa ngo hari ntabwo afite kumuvuguruza icyo umucamanza yavuze. Donc umucamanza arigenga. Nshimira cyane ibyo bambwiye, ndabyumva kandi ndanyurwa, ariko still mbabazwa n'iyo myanzuro nafatiwe itari guhinduka kubera uwayifashe. Icyo nakoze rero mubwira ko jewe naramubwiye nti hagati aho ngaho iyo raporo ya executive nayibonye gute, ariyo mpamvu nazanye ya nkuru yuko nakubiswe. Ya raporo ya executive nayibonye igihe Christophe badutumagaho, kuko bambwiye ko bazamukurikirana ari hanze. Hakaba igihe badutumyeho kuri RIB kugira ngo buri muntu nyine atange statement izo hari ibyo batubaza. Niho yatangiye ya raporo akagari kamuhaye agaragaza ati n'ubundi muri uyu mugore yarananiye, n'inzego z'ibanze zirabyemeza. Aho niho naboneye iyo raporo akagari kankoreye. Ubwo nari nicaye ndi mu gicuku ntazi uko iyo raporo yatanzwe. Njyewe maze kubona iyo raporo nahise nandika urwandiko, ndarufite ahangaha, nandikira umukuru wa RIB station ya Nyarugenge musaba ko mu bubasha n'ubushishozi afite yamfasha agakurikirana uburyo raporo akagari kankoreye raporo imbeshyira itandukanye na realite. Mvuye aho ngaho nahise njya mu nteko y'abaturage yo kwa kabiri yo mu mudugudu wacu, ndagenda nexposa ikibazo mfite, nkibwira abamudugudu, ndababwira imbereka iyo raporo ndikurira, ndababwira nti nimwe raporo ndabizi, ariko se iyi raporo mwebwe nk'ubuyobozi bw'umudugudu murayirekonesa, murayizi? Mu nteko y'abaturage mudugudu arirahira arambwira ati n'ukuri ko iyo raporo nyiboneye aho. Ndamubwira nti se ni gute utayizi kandi mu bamenyeshejwe nawe uriho? Arambwira ati n'ukuri iyi raporo ntayo nzi, nanjye nibwo nyibonye. Mpita njya ku bandi bose bamenyeshejwe, njya ku murenge, ndavuga nti umurenge ko mwamenyeshejwe ko iyi raporo itanzwe n'akagari, ese mwamufite kopi yayo? Uwayihawe ko mwamenyeshejwe mufite kopi yayo igaragaza ko muyifite? Umurenge umbwira ko iyo raporo utayifite, itayizi. Nahise nkora urwandiko nandikira RIB, ndavuga nti nyakubahwa umukuru wa RIB Nyarugenge, mu bushishozi n'ububasha mufite mumfashe musesengure mumenye buryo ki raporo yatanzwe, kuko inzego zose zamenyeshejwe zivuga ko iyi raporo zitayizi, bigaragaze ko harimo amanyanga. Niho nahise mvuga ko gitifu yaje kunyirukana iyo tariki no gushyiramo utundi tudetaye twinshi cyane. Iyo lettre ndayifite mu magambo makeya. Hanyuma muri ya nteko y'abaturage noneho niho nahise mvuga nti umudugudu murama raporo. Abaturage baravuga ati umugore mu murenganure mu muhe raporo niba yishaka n'uburenganzira bwe. Nibwo umudugudu wahise udesida ko ugomba kumpa raporo yanjye. Noneho umudugudu ma raporo izitandukanye ihabanye complètement na ya raporo bakoreye umugabo wanjye ku kagari. Ndababaza nti ni gute urwego inzego zimwe zikorana zuzuzanya zikora raporo ku bantu bamwe zihabanye zitandukanye? Burunsubiza, ariko ku bwenge bwanjye mita hari icyo natekereje. Mu magambo makeya, nkuko twari tugeze kuri gahunda rw'ibanza, sore nari mbashuje inyuma gatoya. Ejo icyo mwabonye gushyirwa mu myanzuro kw'ibikorwa, gushyirwa mu bikorwa kw'imyanzuro y'urubanza. Byageze aho njyewe rero ndavuga nti njyewe ndi kubona ko ndi kurengana imyanzuro nafatiwe ntabwo nyimirita. Gatanya y'agateganyo ingingo ya 276 ivuga ko abatandukanye by'agateganyo mu gihe cyose bataratandukana bya burundu bafitanye inshingano yo kurera abana babyaranye bitewe n'uwo babahaye. Icya kabiri, bafite
bafitanye kumvikana imitungo bafite uko baza icungwa ry'imitungo bafite ku bwumvikane bwabo, bafite indi engagement yo kudacanya inyuma no kubaha engagement style bagifitanye kuko baracyasezeranye. Indi ngingo ya 4 ntago nyibuka, ariko mu mategeko ibyo bintu niko bivuga. Ngewe rero nkabaza nti se Christophe, kuki ngewe izi ngingo zose zikoriye gatanya zitubahirijwe kuri ngewe? Ntitwigeze twumvikana nuko dufite bikeya uko tuzabicunga, ahubwo nge babinsohoyemo we barabikugabiye 100%. Sasa 1 2 abana ugomba kwicara barabakugabiye, yego umbwire ukuntu, usobanurira uburyo icyo uzabariramo, umbwire umukozi donc umpe detaye buri kintu cy'ukuntu abana bazarera, tukungurana inama y'ukuntu abana tuzafatanya kubarera nubwo ari wowe bahawe. Icya gatatu, kuva nabaho muri kino gihugu sindi mukuru cyane, sinize amategeko, ariko nibwo bwa mbere mbonye umugore asohorwa mu nzu nta cyaha yakoze, nta kintu cyahatari cyabaye. Sinsinda, sinteza umutekano muke muri quartier, nabaye muteza. Dufite abaturanyi, dufite inzego z'ibanze. Niba nteje umutekano muke mu rugo, Christophe yakagombye akagenda akagana akababwira ati ngewe muze mu rugo munkorere raporo y'uko madame itariki n'isaha iyi yateje umutekano muke mu buryo bunubu. Nta mutekano muke, nta remarque ndahabwa, mbana n'abaturanyi neza, nta kibazo mfite. Gute abantu bashobora gufata ntibakurikize ibimenyetso byose natanze by'amahohotera atandukanye wagiye unkorera, bigahabwa agaciro kurusha uko ngewe nakumvikana? Ibyo ni ibintu nakomeje kwibaza, ariko ntafite umuntu ubimfashamo. Mu magambo makeya, Christophe yakomeje kunshyiraho pressure yuko ngomba gusohoka. Tubiga mu magambo, nanjye nkamurahira nkamubwira ko ntashobora gusohoka, sinshobora gufata ibintu byanjye ngo nsohoke. Nkamubaza nti se muransohora? Wowe baguhaye 170 kano kanya, bakabwira ngo sohoka mu nzu ugende, wabikoresha iki muri uyu mujyi wa Kigali? Ese ndakodeshamo inzu, nguremo matela, nguremo gaze cyangwa imbabura, nguremo ibyo kurya, nguremo ibyo kwiyorosa, nguremo amasafuriya? Donc no gusohokana ikitwa umwenda gusa. Quand même iyi injustice idashoboka. Nuko ariko still bikaguma mu kujurura kwanjye, kuko umva nageze mu nzego zose zishoboka, natekereje ko zamfasha, ariko nabo bakababloke n'ikibazo cy'uko umucamanza ari ntavuguruzwa. Yego, mu magambo make rero ejo bundi tariki 21 z'ukwa 10 nakiriye ibaruwa y'umuhesha w'inkiko ambwira iyo baruwa narayakiriye, ndanayisinya, ndamubwira nti njyewe uzaraga ziterura ibintu byanjye ngo agiye nti network is networking. Sinibuka nabwo yongeye iminsi 5 ariyo yarangiye ejo. Noneho amenyesha ko tariki 25 z'ukwa 11 saa 5 z'amanywa azaza gushyira imyanzuro mu bikorwa, kandi kwangiriye inama yo kubikora ku neza, nta mahanajemo cyangwa guhangana. Cyo namusubije, kandi ngo tutishyize hanze. Naramusubije namubwira nti ibi byose biri muri chat, kuri iyo lettre yinyandikiye kuri yayinyohereje kuri WhatsApp ko imvura ari kugwa. Ndamubwira ni wikwiguruza mu miduha, yinyohereza kuri WhatsApp nta kibazo. Ndamusubiza nta kibazo, mwebwe muzaze mukore akazi kanyu.
ni ukuvuga ngo iyo preavis yampaye yakagombye kuziherekerejwe na ya mafaranga 170 bari banditse ko umugabo wanjye angenera buri kwezi. By the way, ngarutse inyuma wa munsi nagarutse iwanjye mu rugo tariki 6 z'ukwa kane, umugabo wanjye yabwiye mutwara sibo ko ntagomba gusohoka mu rugo ngo ngiye muri gahunda iyo ariyo yose, yaba ari ugukora cyangwa izindi gahunda zanjye bwite, ko ngomba kuguma mu rugo niba niyemeje kugaruka nkarera abana nkabo. Okay, bro. Umuntu wari ufite gahunda yo kurera abana, nemeye iyo condition y'umugabo ko ntagomba kugira icyo nkora, nkaguma mu rugo pour éviter que byazabyara amakimbirane ko nagiye nsohoka bya hato na hatoya. Bishatse kuvuga ko kuva rero nataha iwanjye mu rugo kuva mu kwa kane kugeza uyu munsi nta kazi nari mfite, nagumaga mu rugo kuri condition umugabo wanjye yanshyizeho yuko ntagomba gukora. Noneho njye nkabaza umuhesha w'inkiko ejo naramubajije ko wamaye preavis y'iminsi 5, none aho ya engagement y'ibihumbi 170 mwanyemereye ukaba utarayimpaye, ukaba uri kuyampa none aha kano kanya saa 6 urayampa, ibi bintu mu bitaye hanze, uretse ko atari nabyo byonyine mfite, si byo byonyine mfite mu nzu, hanyuma njya gushaka inzu biri hanze, nta muntu ufitanye nawe gahunda ko ndibuze kumwishyura inzu, ni ugushaka inzu. Twese turabizi ko umuntu asityagolinga ashaka inzu, namwe ahangaha ni muri kumpohotera. Bibaza abapolisi basubiza ngo twaguhaye preavis kuva ku itariki 10 z'ukwa 10 bakagombye kuba waragiye, ikindi twagusabye nimero de compte yuko yashyiraho uyiduha tukayashyiraho, rero ibyo byose ntabyo wubahirije. Nawe umugabo wanjye agira amakonte yanjye yose, ntiyigeze deposit amafaranga ngo nzanire bordeho mbyange. Nuko biba rero saga jewe nkababaza nti muransohora muranjyana hehe, ayo mafaranga muri kuyamutsindagira kano kanya ahangaha. Ese hari umuntu w'inzu i Kigali twishyura garanti y'ukwezi kumwe ko mubizi? Abapolisi nabo bayobera ibyo, nta muntu wishyura ukwezi kumwe. Ikindi mwakagombye kuba mwarayamuhaye n'ukuntu mwamuhaye iyi preavis iyi minsi 5 akaba ari no gushakisha. Uretse ko nongeye nkavuga ko umuntu wese uhabwa preavis nubwo nge ntanayikwiriye bamuha iminsi 15. Muri ibi bintu byose nuba rugendo, muri ibintu byose mama wawe wari hehe ubu tuvugana? Mama wanjye rero nkuko nabibabwiye kuva igihe nagarukiye iwanjye yasubiye kubiwe hahandi hasi yiwawe, hasi y'iwanjye. Ariko mu gitondo atashye Christophe akamutwara ku kazi akanamudepoza ku manywa atashye. Mfite amaudio menshi nohereje mama wanjye ndetse nohereje n'umugabo wanjye mbasaba ko bareka umubano bafitanye kuko umubano wabo wambangamiraga. So nyirabayazana w'ibi byose ni mama wawe?